Halo, muraho, ndabaramukije, inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi b'iyi channel Women in God Ministry, muraho neza, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Uyu munsi tuzanye ijambo ry'Imana turi busange mu gitabo cya Esiteri. Rero ni igitabo abantu benshi bakunda kandi inkuru zirimo abantu benshi baba bazizi, abantu bakunda gusoma ijambo ry'Imana cyangwa se bajya no mu rusengero bakunda kuryumva kuko Esiteri ni umwe mu bakobwa Imana yagiriye neza, inkuru ze ziramamara cyane kandi ndetse no kuzisoma ni inkuru ziryoha. Uyu munsi rero iryo nzanye turi burisange mu gice cyaho cya munani turasoma umurongo wa mbere, tumanuke hepfo ho gatoya. Ariko mbere ko dukomeza katubanze dusenge dufatanye. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko uduhaye umwanya kugira ngo dukore umurimo mwiza waduhamagariye kuri iyi channel. Uwiteka ubane natwe utugirire neza, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Ni ijambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Moridekayi akuzwa, iteka ryo kwica abayuda rikuka. Uwo munsi umwami Ahasuwerusi agabira umwamikazi Esiteri bya Hamani umwanzi w'abayuda, maze Moridekayi aza imbere y'umwami kuko Esiteri yari yavuze icyo bapfana. Umwami aherako yiyambura impeta iyo yari yatse Hamani ayiha Moridekayi, maze Esiteri aha Moridekayi ubutware bw'ibya Hamani. Hanyuma Esiteri yongera kuvugira imbere y'umwami amwikubita imbere amwinginga arira ngo amareho inama mbi ya Hamani umwagagi n'imigambi ye yari yagambiriye kugirira abayuda. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu, nuko Esiteri arahaguruka ahagarara imbere y'umwami aravuga ati: umwami nabishaka kandi niba mutumyeho ibyo mvuga bikamutunganira nkaba nkundwakaye, ndabinginga ngo bandike inzandiko zo gukura izo Hamani mwene Hamedati umwagagi yagambiriye, akazandikishiriza kurimbura abayuda bari mu bihugu by'umwami byose. Mbese nabasha nte kwihanganira kureba ibyago bizaba ku bwoko bwacu, cyangwa nabasha nte kwihanganira kuzareba bene wacu barimburwa? Amen. Abakunzi b'ijambo ry'Imana, iyi ni inkuru ndende y'ukuntu uyu mwanzi w'abayuda witwaga Hamani ngo yahagurukijwe no kurwanya abayuda bitewe n'uko ngo Moridekayi yari yamusuzuguye. Moridekayi yamusuzuguye gute rero? Hamani ni umuntu Imana yagiriye neza, imugirira neza, umwami aramwishimira ngo intebe ye arayizamura ayisumbisha intebe z'abandi bagaragu bari bahakanywe nawe bose, bituma yiyumvamo icyubahiro kirenze, ngo ndetse iyo yageraga ku irembo ry'ibwami ngo abagaragu bose b'umwami bacaga bugufi bakamupfukamira bakamuramya. Ibyo byatumaga yumva akomeye nyine, akumva ni umunyembaraga, akumva nta cyamunyeganyeza. Ariko iyi Imana yacu nta kiyirusha imbaraga ndetse nta n'ikinyembaraga imbere yayo. Icyubahiro cyose ni icy'Imana kandi gukomera kose no gupfukamirwa no gutinywa byose bikwiriye guharirwa Imana kuko niyo nyiri igitinyiro ndetse n'ububasha bwose. Uku niko uyu muyuda rero Moridekayi yiyumvaga, ngo yanze gupfukamira Hamani, amaze kwanga kumupfukamira ngo baramurega, abandi bagaragu bahakanywe nawe bajya kumurega, arambwira ati ntago wajya gupfukamira, uzabigenzure uzabibona. Kugeza ko kubwo yabigenzuye asanga ntago amupfukamira, ngo birangije bimutera umujinya mwinshi, bimutera uburakari bwinshiri, aravuga ati icyubahiro cyanjye ntabwo cyakorwaho ngo bikunde, nzamuhana ndetse ndimbure n'ubwoko bwe bwose, kugira ngo hatazagira n'undi muntu wo mu gihugu uzongera gutinyuka wenda kuba yakora ibitandukanye n'ibyo abandi bakora. Nimba abandi bose nyine bemera kumpfukamira bakandamya, abo bayuda nabo bagomba gupfukama bakandamya. Imana yacu ishimwe. Rero bakunze b'ijambo ry'Imana, hari igihe umuntu ajya mu buzima bumeze nka gutyo, ukanyura muri situwasiyo imeze gutyo, ituma uhatirizwa kuramya ikigirwamana. Ngo niko hari abagabo batatu bajyanywe mu gihugu cy'i Babuloni, ngo basanga aho hantu ibyo basengaga basenga ibishushanyo, ngo ariko abo bagabo bakomera ku Mana yabo bakomeza basenga, ngo bibaviramo ko abo bantu babareze, ngo baravuga ngo abo bagabo ntibajya basenga, ntibajya bunama, ntibajya bapfukama, ngo nuko ngo babibwira umwami bagambiriye ko abo bagabo babahana bakabajugunya mu itanura ryaka umuriro. Rero Yesu we yaravuze ngo muzishime munezerwe cyane nimubona babatuka babahora izina ryanjye, kandi muzagire ibyishimo byinshi cyane, ngo kuko ingororano yanyu izaba ari nyinshi mu ijuru. Wowe uri kunyura mu bihe bikomeye rero nk'ibyo ngibyo,
ukaba uri kurenganyirizwa umurimo w'Imana, ukaba uri kurenganyirizwa ubutumwa bwiza, menya yuko Imana cyangwa se umwuka w'Imana arakubwira ngo komeza iyo nzira, kuko ngo Moridekayi yaje gukuzwa, iryo teka ryari ryashyizweho mu kanya nk'ako guhumbya, Imana irarihindura. Ni Imana ishoboye byose rero, ni Imana ibasha kwica imigambi y'incakura. Yobu niwe wayivuze, arayibwira ngo nzi yuko ushoboye byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Arayibwira ngo uyu mubiri wanjye numara kubora nzabona Imana yanjye mfite undi mubiri. Uko byamera kose rero natwe mu masasu Satani aturasa n'intambara dushyiraho buri munsi, ujye uhindukira umubwire ngo Satani we ntabwo ncitse intege, kuko nzi neza yuko Imana yanjye ishobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wayo. Uko Imana rero yatabaye abayuda mu kanya nk'ako guhumbya, nawe mukunzi wo Many Gods Ministry, mukunzi w'iyicano, niko nkusabiye kugira ngo ubuntu bw'Imana ndetse no gufashwa nayo bijye bibana nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Amateka umwanzi yakugambiriyeho, inzandiko Satani yanditse ku buzima bwawe, Imana mu kanya nk'ako guhumbya ijye izihindura mu cyimbo cyo kwicwa ubeho, kandi urwobo bari bagucukuriye abe ari bo barugwamo. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo icyobo baducukurira bakigwemo. Imana yacu ishimwe rero, ndabakunda, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Ijambo ry'Imana kuri Many Gods Ministry nakagaruka. Imana ikomeze kubana namwe, bye.